twaragiye ku mazi nka saa sita z'amanywa iwana tusa nabi twaraburije tugiye ku Kivu abana baza amazi bakayinjiramo abatasi koga bakoga bicaye urukumva umugento rumwe yarafashe ngo cyagaze aragenda no hasi ngo mu mazi imyenda ziri kumuka ahantu twese twicaye ndavuga ko muzi koga ko muzi amapororonje n'ibindi bitandukanye ukuntu namubere nje mwagara amazi azikoga aba master baravuga ngo ngurawe ngo yogaga nk'ifida ngo afite inyogoye avuga ni waje mu mazi ngo afite inyogoye bafite inyogoye yogamo ngo burari koga nk'ifi ukuntu yasimbutse byo byonyine do nabonye afite inyogoye nabonye ko afite iyo nyogoye kabisa none nje byarangiye ndavuga umuntu uzi koga yaza agafatura muntu akamufata abana bakiri bato b'abakobwa baterwa inda bakiri batoya batarageza ku myaka 18 iki kibazo cyo ukibona ute giterwa n'iki ntibakora ibyabo hari uwo ntunze se hari uwo ntunze igihe bafite ubushyuhe se wababwira ngo nibagumaho bakakwemerera bari abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe uranseka iki mwana wa Kasiyana yinseka ejo bundi nzabona nawe utwite ave nose yimbwira ngo